Ikaze kuri twimenye na bwiza nkuko twabivuze mu kiganiro gishize. Uno munsi turaganira ku bice bigize imyanya myibarukiro ndetse n'akamaro kabyo. Mbere yuko dutangira ikiganiro, ndashimira abantu bari kudushyigikira mu buryo butandukanye, kanashimira abantu bari mu cyaro bafasha abantu benshi badafite uburyo bwo kugera kuri YouTube kureba ibiganiro byacu. Iyo bavuze imyanya myibarukiro nkuko izina ryabyo ribivuga, akamaro kayo kibanze ni ukwibaruka, ni ugutanga ubuzima. Aho umuntu atandukaniye n'izindi nyamaswa zikoresha buno buryo mu gutanga ubuzima, ni uko umuntu ashobora no gukoresha imyanya myibarukiro mu kwishimisha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina atagamije gutanga ubuzima. Nubwo rimwe na rimwe muri uko kwishimisha hajya havamo inda zitateguwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu ari byiza gutekereza ku ngaruka byagira mbere y'uko ubikora, bityo ugafata ibyemezo bikurinda. Kubera umuco wacu twakuze tuzi ko umuntu atagomba kuvuga ibice bigize imyanya myibarukiro mu kinyarwanda cy'umwimerere. Mbibonamo nk'ikibazo kubera ko nimba dushaka gukoresha amazina y'amahanga tubivuga nta kibazo dufite, kubera iki tugira isoni zo gukoresha ikinyarwanda cyacu. Ariko bitewe n'urwego bigezeho muri kino gihe, ntabwo ngiye guhita nsimbuka ngo ngere mu gihe kizaza, ariko ndizera ko mu gihe kizaza bizagenda biza, kubera ko gukoresha ikinyarwanda cy'umwimerere mu kuvuga amazina y'ibintu ntaho bihuriye no gutera isoni cyangwa se kutagira isoni, ahubwo ni ukubaha umuco wacu. Muri kino kiganiro ndagerageza gukoresha amazina navuga ko adateye isoni, ku buryo umubyeyi n'umwana bashobora kuba bicaye hamwe bakumva kino kiganiro nta kibazo. Muri kano kanya ntabwo mukomeze kubona isura yanjye kenshi, ahubwo tujye kurebera hamwe ibice bigize imyanya myibarukiro y'abantu. Mu gutangira turahera ku bice bigize imyanya myibarukiro y'umugabo. Kino gishushanyo kiragaragaza ibice bigaragara inyuma ndetse n'ibice biba imbere mu mugabo. Ibice bibiri by'ibanze bigaragara inyuma ku mugabo, icya mbere harimo igitsina cy'umugabo, hakabamo udusabo tw'intanga. Muri rusange udusabo tw'intanga dushinzwe gukora intangangabo ndetse n'imisemburo ituma imyanya myibarukiro y'umugabo ibasha gukora. Udusabo tw'intanga ku mugabo tukaba dutwikiriwe n'uruhu, ari narwo rugaragara inyuma. Wakibaza uti kubera iki udusabo tw'intanga ku mugabo tuba hanze tutaba imbere mu mubiri w'umuntu? Impamvu tuba hanze ni ukugira ngo habeho igenzurwa ry'ubushyuhe, kubera ko intangangabo zifite ubushyuhe runaka buba ari bwiza kuri zo. Urugero nk'uko ushobora kuba warabibonye nk'uko umwana uri kumwuhagira, warabyibonyeho se cyangwa se waranabyize. Iyo hakonje uruhu ruriyegeranya kugira ngo udusabo tw'intanga twegere umubiri, bityo tugumane ubushyuhe. Icyo gihe ubushyuhe buva mu mubiri buba bushobora no kugera mu dusabo tw'intanga byoroshye. Iyo hashyushye uruhu rurirekura kugira ngo bigabanye ubushyuhe. Ikindi dukeneye kumenya ni uko udusabo tw'intanga tuba ari tubiri, kamwe iburyo akandi ibumoso. Igitangaje nasomye muri kino gitabo ni uko agasabo k'intanga k'ibumoso akenshi gakunze kuba kari hasi ugereranyije n'agasabo k'intanga k'iburyo. Bivuze ngo ntago biringaniye. Ufite umwanya cyangwa ubishoboye cyangwa biguteye amatsiko, ukaba uri umuhungu cyangwa umugabo, ushobora kujya kubireba. Muri tuno dusabo tw'intangamo imbere harimo utuyoboro duto cyane, ari naho intangangabo zikorerwa. Nubwo intangangabo ku mugabo zikorwa buri munsi, intangangabo kugira ikorwe kuva itangiye bishobora gufata hafi iminsi 72. Iyo intangangabo zimaze gukorwa mu dusabo tw'intanga, hejuru y'udusabo tw'intanga hari agace kitwa epididymis. Kano gace nakita nko ku ishuri cyangwa ku ikosi. Niho intangangabo iyo zimaze gukorwa zikajya kwiga gufata umuvuduko, zikiga koga zihuse, ndetse zikanagira ubushobozi bwo kuba zahura n'igi kugira ngo bikore umwana. Hano hantu muri kano gace muri iri shuri, intangangabo zishobora kumaramo hagati y'iminsi 2 na 12. Iyo zivuye ku ishuri zijya mu muyoboro w'intanga. Nk'uko izina ribivuga, niho intanga zinyura zifata urugendo rwo kuzasohoka. Umuyoboro w'intanga mw'imbere haba ari hato cyane
nk'uko wagereranya n'ingano y'umusatsi wawe. Noneho mu rugendo rw'intangangabo kuva ziva mu dusabo tw'intanga zikomeza mu rugendo rwo gusohoka hanze, mu nzira zigenda hari uduce dutandukanye tuba mu nzira tugenda tuziha ibizitunga ndetse n'ibizifasha koga. Koga mvuga ni ukuba zishobora kugenda. Mu nzira agace ka mbere zihura nazo kitwa seminal vesicles. Kano gace niho hanakorerwa igice kinini kigize amasohoro. Turaza gutandukanya amasohoro n'intangangabo. Kano gace gafite ishusho nk'iy'udufuka duto. Akamaro kako gakora imvubura zirimo ibitunga intangangabo ndetse n'ibizifasha koga. Kakaba ari nako gace gakora igice kinini kigize amasohoro. Uko intangangabo zikomeza kumanuka mu isangano ryaho umuyoboro w'intanga uhurira n'umuyoboro w'inkari ziva mu ruhago rw'inkari, hari agace bita prostate gland. Prostate nayo ikora imvubura zirimo ibitunga intangangabo ndetse n'ibifasha intangangabo koga. Mu nzira amasohoro, ubu noneho navuga amasohoro, mu nzira amasohoro ajya gusohoka hanze hari akandi gace kitwa Cooper's gland. Akangaka akamaro kako ni ako gukora imvubura zireberekana zinabobereye, nazo zifasha gutunga intangangabo, zikaba zinafite ubushobozi bwo kuburizamo aside y'inkari iba ishobora kuba yagiye isigara mu muyoboro unyuramo inkari. Amasohoro noneho aba ashobora gusohoka akanyura muri uno mwenge ari nawo muyoboro w'inkari akajya hanze anyuze mu gitsina cy'umugabo. Ushobora kwibaza utese ko amasohoro anyura ahantu hamwe n'ay'inkari zica, ubwo mu gihe cyo gusohora umugabo ntashobora no gusohora harimo n'inkari? Hoya, iyo umugabo yinjiye mu gihe kiri butume haza kubaho igikorwa cyo gusohora, umuyoboro uvana inkari mu ruhago hazaho utuntu tuwufunga. Muri make mu buzima busanzwe ntabwo bishoboka yuko umugabo yasohora amasohoro harimo n'inkari. Noneho dusobanure amasohoro ni iki. Akenshi hari abumva amasohoro bakumva ngo intangangabo. Hoya, amasohoro ni uruvange rw'intangangabo ndetse n'imvubura nk'uko twagiye tubibona zagiye zituruka mu duce dutandukanye zigamije gutanga ibitunga ku ntangangabo ndetse no kuzifasha koga. Ari nabwo ninjiye muri wari uzi ko mu masohoro y'umugabo intangangabo n'imvubura zituruka mu dusabo tw'intanga ziba zigize 5% gusa z'amasohoro yose. None nk'uko twabibonye muri seminal vesicles niho haturuka igice kinini kigize amasohoro kingana na 65%, mu gihe imvubura zituruka muri prostate zingana na 30%. Muri make amasohoro igice kinini kiba kigizwe n'imvubura zaturutse mu nzira aho intangangabo zagiye zinyura guturuka mu dusabo tw'intanga kugeza zisohotse. Ese wari unazi ko umugabo ashobora gusohora hagati ya 2 na 6 y'amasohoro? Noneho igitangaje ni uko muri 1 y'amasohoro haba harimo byibuze hagati ya 20,000,000 na 200,000,000 z'intangangabo. Kugeza ubu tuzi icyo tuvuze intangangabo cyangwa amasohoro. Ikindi gitangaje ni uko intangangabo ishobora kuba mu mugore, mu myanya myibarukiro y'umugore hafi iminsi 5 ikiri nzima. Bivuze ko ishobora gutegereza igi kugeza rikuze rikaza igahita ihura naryo igahita bikora umwana. Ushobora guhita uvuga uti noneho igihe cyose umuntu akoze imibonano mpuzabitsina arasama. Hoya, ntagasama kubera ko intangangabo ishobora kubaho iminsi igera kuri 5 mu mugore igihe umugore ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se yegereje mu igihe cy'uburumbuke, kubera ko hari imvubura cyangwa ururenda ruba rukorwa rufasha mu kubaho kw'intangangabo. Ariko iyo ari mu gihe kitari cy'uburumbuke intangangabo ibaho amasaha make cyane, kubera ko mu myanya myibarukiro y'umugore ntago haba habereye intangangabo ku buryo yabaho. Noneho reka tujye ku myanya myibarukiro y'umugore. Kino gishushanyo kiragaragaza ibice bigaragara inyuma ku myanya myibarukiro y'umugore.
ndavugamo ibice bimwe na bimwe ariko byose ndavuga akamaro kabyo. Muri rusange uko imyanya myibarukiro ku mugore yubatse, igice cy'inyuma kiba kigenda kirinda ibice by'imbere, gutyo gutyo kugeza ugezemo imbere. Hari igice kigaragara inyuma ari nacyo kimeraho ubwoya. Uko winjiyemo imbere hari ikindi gice cyenda kumera nk'icy'inyuma ariko noneho cyorohereye, kamwe kamwe kuri buri ruhande. Akamaro katwo ni ukurinda inda ibyara. Tuzanareba uburyo ki wakifashishwa tugenda duhindagurika bitewe n'igihe umugore arimo, nimba ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se atari mu gihe cy'uburumbuke. Hari abo bishobora gufasha bamenya igihe cy'uburumbuke. Uturutse hejuru winjira mo imbere hakaba hari n'akandi gace gafite akamaro gakomeye ku mugore, kubera ko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina niko gace gatanga ibyishimo ku mugore. Wajyamo imbere harimo akayoboro gato kayobora inkari hanze kavuye mu ruhago, noneho hakaza n'indi byara urebeye inyuma. Tukiri ku myanya myibarukiro y'umugore igaragara inyuma, murabona ko imyanya myibarukiro y'umugore yegeranye n'ahaturuka umwanda. Bivuze ko byoroshye kuba byakivangavanga, bityo ukaba wakanduza imyanya myibarukiro. Niyo mpamvu ari byiza kwitonda ukirinda yuko imyanda ishobora kuva inyuma ikaza no kwanduza mu myanya myibarukiro yawe. Ikindi nakongeraho ku myanya myibarukiro igaragara inyuma, akenshi iyo tuvuze gukora isuku wumva gukaraba amazi meza n'isabune, ariko iyo bigize mu myanya myibarukiro gukaraba amazi yonyine, amazi meza birahagije, ntabwo isabune yemewe. Ikindi ugomba kwirinda ni ukujya koza mu nda ibyara. Gukaraba inyuma byonyine birahagije kubera ko mo imbere mu nda ibyara hafite ubushobozi bwo kwisukura, rero ntabwo hakeneye ubufasha bwawe. Tugeze ku bice biba imbere mu mugore. Nk'uko twahoze tuvuga mu gishushanyo cyagaragazaga ibice bigaragara inyuma, inda ibyara uko igaragara inyuma irakomeza ikanagera mo imbere bitewe n'igihe urimo. Urugero, nimba witeguye gukora imibonano mpuzabitsina, inda ibyara uturutse inyuma kugeza imbere ishobora kugira uburebure bwa santimetero 10 kugeza kuri 15. Mu nda ibyara niho imihango inyura. Iyo umukobwa atangiye kujya mu mihango niho habera imibonano mpuzabitsina, ni naho umwana anyura iyo ari kuvuka. Ntabwo umwana anyura mu mukondo nk'uko benshi bagiye babibwirwa bakiri abana. Uko uzamuka winjiramo imbere hari icyo bita inkondo y'umura. Inkondo y'umura ifite umumaro cyane cyane mu gihe cy'umwana kuvuka, haritandukanya ku buryo umwana ashobora kunyuraho. Ikindi muri ibi bice niho ururenda cyangwa se imvubura, ariko ndakoresha ururenda kuko nirwo bakoresha mu byo kuboneza urubyaro, niho ururenda rukorerwa bitewe n'igihe urimo. Tuzagenda tubireba ko ururenda rugenda ruhinduka bitewe n'igihe ugezemo mu kwezi kwawe, nimba uri mu burumbuke, nimba bwegereje cyangwa se nimba utari mu burumbuke. Ururenda bareba rukorerwa ahangaha. Noneho hakaza nyababyeyi muri rusange. Nyababyeyi cyangwa umura niho umwana akurira, niho imihango ituruka. Urebye ukuntu imeze urabona ko ifite inyama nini, bigaragara ko ari igice gikomeye cyane, kandi birumvikana kubera ko nyuma y'uko habayeho gusama, igi ryahuye n'intangangabo rikaza kumanuka rikagera muri nyababyeyi, rigatangira gukura umunsi ku munsi kugeza umwana abaye munini. Urumva ko kino gice nyababyeyi igomba kuba ifite imbaraga zikomeye, ikaba ishobora kugenda yiyongera kugira umwana abona aho gukurira, ariko nanone ikaba ikomeye ku buryo umuntu ataturika. Tuvuye kuri nyababyeyi hari n'umuyoborantanga. Nk'uko izina ribivuga, akamaro kawo ni ukuyobora intanga. Akandi kamaro ni uko ariho isama ribera. Ntabwo isama ribera mu mura. Intangangabo niho iza guhurira n'igi, byamara guhura bikaza kumanuka inzira yose, bikaza gufata muri nyababyeyi, none umwana agatangira gukura kugeza ageze igihe cyo kuvuka. Dufite n'udusabo tw'intanga. Nk'uko twabivuze ku dusabo tw'intanga ku bagabo no ku bagore, niho intangangore ikorerwa, ikahava ikuze ihishije igihe igiye gutegereza intangangabo.
Aha kandi niho hakorerwa imisemburo igenzura imikorere y'imyanya myibarukiro y'umugore ndetse n'imiterere y'umukobwa cyangwa umugore muri rusange. Tugarutse inyuma kuri nyababyeyi, harimo agace kitwa umworohera, birumvikana ko ari agace korohereye. Kano gace niko kagenda gahindagurika bitewe n'igihe umugore arimo. Urugero, uko umugore agenda yegera igihe cy'uburumbuke, ni nako hagenda hitegura kuzakira igi rizaba ryamaze guhura n'intangangabo. Iyo birangiye udasamye, iyo myiteguro yari yabaye, ibyo bintu byose byari byabaye kugira bizafashe umwana gukura, nibyo bisohoka nk'imihango. Tuzabigarukaho turi kuvuga ukwezi k'umugore icyumweru gitaha. None se wari uzi ko igi rya mama wawe ryahuye n'intangangabo ya papa wawe, mama wawe yari arifite akiri mu nda ya mama we? Muri make, igi wavuyemo mama wawe yari arifite akiri mu nda ya nyogokuru. Aha niho nanahera mvuga itandukaniro riri hagati y'ikorwa ry'intangangabo n'intangangore. Amagi y'umugore ye yose arayavukana, agatangira gusohoka mu gihe cy'ubwangavu yatangiye kujya mu mihango, bikarangirana no gucura. Amakuru ahagije y'uko amagi agenda agabanuka nyuma y'uko umuntu avutse tuzayagarukaho mu cyumweru gitaha tuvuga ku kwezi k'umugore. Igitangaje ku mugabo, ntago avukana intangangabo. Intangangabo zitangira gukorwa umwana w'umuhungu atangiye igihe cy'ubugimbi, zigakomeza gukorwa kugeza apfuye. Turizera ko nyuma ya kino kiganiro mwamenye ibice bigize imyanya myibarukiro y'abantu, akamaro k'ibanze kabyo ndetse n'akamaro k'ibice bimwe na bimwe, uko wakoresha ubumenyi wagize, urugero kumenya impamvu igice iki n'iki kiri aha ngaha mu gufata ibyemezo byawe bya buri munsi mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwawe. Tuzagenda tunabigarukaho mu biganiro bizaza, uko tuzagenda twiga, urugero nk'ukwezi k'umugore, uko wakwirinda gusama inda utateganije ukoresheje uburyo kamere. Nk'umuco wo kubabwira ikiganiro kizakurikira mu cyumweru gitaha. Mu cyumweru gitaha tuzaganira ku kwezi k'umugore. Murakoze, murakarama, ntaho ubutaha. Bye.